tubyuka mu gitondo dukaraba, twajya kurya tugakaraba, rimwe na rimwe atari uko kuko twibonaho umwanda, ahubwo kubera ko dutekereza ko byange bikunde dushobora kuba twanduye. Duhendwa n'amavuta runaka, imitako, hakaba n'ibyo tugura dushonje, ariko kubera ko hari uko dushaka gusa kugaragara ndetse no gukundwa, tukemera tukabikora. Birashoboka ko wava mu nzu udakarabye ahandi ku mubiri wawe, ariko ndabizi neza ntiwakora ikosa ryo kudakaraba mu maso, kwireba mu ndorerwamo, gusokoza umusatsi cyangwa kwitera make-up no kuhasiga amavuta. Niyo waba udatekereza ko ushaka kuba mwiza, ariko burya biba bikurimo. Tubayeho ubuzima byanga byakunda, tubaho twifite mwihangana. Niyo waba udakora ibyo byose, ushaka amafaranga, uterura ibyuma kandi nta wabiguhamwe igihano ngo ugikore. Ariko kubera hari uko wumva ushaka kuba utandukanye na runaka, cyangwa ko umurusha kuba uko ateye, hari icyo ukora buri munsi. Ikibazo cyo gushaka ubwiza rero, hari bamwe basanze kitagarukira gusa mu kwisiga, kwambara neza cyangwa gukaraba, ahubwo bongeraho no kwibagisha, kwiyongeresha, bishakiye tubura umubiri. Mu gukora ibyo byose hari abayotse inzira yo kongeresha ingohe, eyelash extension, ari nayo nshaka kukubwiraho uyu munsi. Iyo wirebye neza ukareba na mugenzi wawe, usanga mudafite ingohe zimeze kimwe, zitareshya kandi burya zitanganya n'umubare. Ni gake ushobora kubona poste y'umuntu utagaragara mu maso he. Ni gakeya kandi ku bakoresha imbuga nkoranyambaga nka TikTok, Snapchat n'izindi, cyane muri bamwe b'igitsina gore, ashobora kwifotora cyangwa agafata akavideo adashyizemo irindi bara, cyangwa ngo yihe isura nshya, atubura amaso cyangwa ngo yongere ibitsike ndetse n'ingohe z'ayo maso ye. Umuntu wese akenshi iyo yifotora atereka amaso, imwe bita kureba neza, kandi umuntu wese mugihura utaranamusuhuza wita umureba mu maso. Binavugwa ko kandi iyo umuntu avugana n'undi atamureba mu maso, burya ubwumvane butagenda neza, rimwe na rimwe akagufata nk'aho ibyo umubwira atari ukuri. Imiterere y'ingohe n'ibitsike by'umuntu ni kimwe mu bigaragaza ubwiza bw'umuntu. Muri rusange, isanzure y'ubwiza bw'umuntu iba ku maso he, ndetse kandi iyo uri mubi mu maso yawe nawe uba ubizi. Hari n'ubwo bikurenga ukumva make-up utari ngombwa, cyangwa se kubera ko nanone uzi ko ufite ubwiza atari ikintu winginga, ugatuza ntiwirirwe uvunwa na make-up. Ariko nanone kubera kuba mwiza ari iturufu rya bamwe, ni bakeya babasha kunesha uwo muruho wo kwirukanka ku bwiza. Mu mateka y'abantu kuva na kera hari ibintu bibiri byagiye byibandwaho, kandi na n'ubu bikunda kugarukwaho mu buzima bwa muntu. Ikiremwa muntu cyose aho kiva kikagera, gushaka ubwiza, kubaho neza ndetse no gushaka kugaragara neza mu bandi, ni imwe mu mpamvu zituma umuntu wese yakora buri kimwe. Umuntu ni ikiremwa kifite mw'irari ry'ubwiza ndetse n'ubushake bwo kwiyitaho, gusa neza ndetse no gusumbya abandi bose bamuzengurutse. Hari ubwo n'icyifuzo cyo kugaragara neza mu by'ukuri, kwihindura undi muntu, kugira uko umuntu asa, gusumbya uko yasaga, kirusha imbaraga gushaka kubaho neza cyangwa se kugira ubuzima bwiza. Umuntu akemera akiyangiza, ariko nibura kugira ngo ase uko yumva agomba gusa. Nta kindi kigaragaza ibi bintu kurusha uburyo abantu bagenda bihindura amasura yabo ngo ahuze n'ibyiyumvo cyangwa se ibipimo sosiyete bashyiraho, uko abantu babafata, ibigezweho n'icyo abandi bari kwita ubwiza muri iyo minsi. Ubwiza bw'umuntu ntabwo ari ikintu gishingiye gusa ku maso ye, wenda uko asa cyangwa se ku ruhu rwe uko rugaragara, ahubwo ubwiza bw'umuntu mu by'ukuri bwagiye buba intwaro y'ubukungu, ndetse rimwe na rimwe n'ububasha abantu bahabwa bitewe n'uko basa cyangwa se bareba. Niyo mpamvu abantu bamwe bumva ko mu by'ukuri kugaragara neza ari urufunguzo rwo kwinjira mu buzima bwiza, cyangwa se ibanga ryo kwigwizaho abantu, ibintu ndetse n'imitima ya benshi. Kugera kuri mwene ubu bwiza mu by'ukuri bisaba kurwana intambara nyinshi. Hari abari baramenyereye kwambara bakikwiza, abandi bakisiga amavuta yo mu biti runaka ndetse n'ibyatsi, abandi bakambara imyenda iriho imitako, kugeza no ku bantu mu by'ukuri bambara ibya barumuna babo ukabona ntibibakwiriye. Babika amafaranga menshi ku meza z'abahanga mu gukora amavuta n'amamashini atanga ubwiza, ayo bajya kugura cyangwa izo bajya kwiyongereshamo. Ariko hejuru y'ibyo byose hari ibintu byihariye byahinduye abantu benshi kuba beza, kandi mu by'ukuri bayobotse nk'uruganda rucura ubwiza. Amaso niyo yiswe idirishya ry'umutima, cyangwa se umuryango ufungura amarembo y'ibwami. Uvuga ngo umuntu akikureba mu maso, ubwiza bwe bwose uhita ububona, mbega umera nk'urebye ibwami. Umuntu ufite amaso meza iyo akurebye mu by'ukuri ubona ari nk'irembo ry'ibwami bafunguye. Niyo mpamvu koko nayo afatwa nk'isoko y'ubwiza. Iyo umuntu aguhagaze imbere, icyo urebaho cya mbere ni iki? Ni amaso ye, inidoro ye ndetse mu by'ukuri n'ingohe z'amaso ye, ni naho havuye imyumvire igira iti ingohe ndende ni ikimenyetso cy'ubwiza, cy'ubukorikori ndetse n'uburanga. Muri sosiyete y'ubu mu by'ukuri abantu benshi, cyane cyane abahanzikazi, abakobwa ndetse n'abagore bakiri bato, bahindutse abo gushakisha uburyo bwo gutuma ingohe zabo zigaragara neza. Uko isi igenda yihuta,
niko n'ikoranabuhanga ry'ubwiza rigenda ritera imbere. Hari igihe mu by'ukuri abantu bambaraga mascara gusa nyuma baza kwiga gushyiraho ingohe z'imimbano ku maso yabo, false lashes, kugeza aho haje cyitwa eyelash extension, uburyo bwo kongera uburebure ndetse n'umubyimba w'ingohe mu buryo burambye. Ariko niryo kosa rikomeye kandi mu by'ukuri rikorwa mu gushakisha ubwiza. Ariko se koko ibi byose bifite izihe ngaruka ku buzima bwa muntu? Ese igikenewe ni ugushaka ubwiza, outside beauty, cyangwa se mu by'ukuri ni ugucuruza amaso yacu tukayagurana isura nshya ariko umubiri wacu ntacyo usigariyeho? Ibi byavuye rero. Eyelash extension ni uburyo abantu bakoresha bashyira ingohe z'imimbano cyangwa z'inkorano ku ngohe zabo zisanzwe hifashishijwe guru ikomeye cyane ikunze kuba ikomoka muri iryo jambo ureba kuri screen yawe. Iyo byakozwe neza mu by'ukuri umuntu ahita agira ingohe ndende. Ikindi ziba ziremereye, ntabwo ziba zimeze nk'izisanzwe, kandi koko umuntu wazishyize agira uburanga ku maso ye kuko ziyashyira ishusho nshya. Ariko nubwo bikorwa bityo, iki gikorwa kiba kinyuranyije n'imiterere y'ingohe zisanzwe. Ubusanzwe ingohe zacu zigira ubuzima bwazo busanzwe, zigenda zishibuka mu byiciro bitatu, ari byo anagen, catagen ndetse na naterogen, aho usanga buri ngohe igira igihe cyo gukura, guhagarika gukura, hanyuma igasimburwa n'indi. Ni ukuvuga hakamera indi isimbura iyari ihari, noneho indi nayo ikihungura. Iyo umuntu rero akoze eyelash extensions, icyo gihe uburyo bwari busanzwe bukomwa mu nkokora, process yazo niba igikozwe. Ingohe zimwe rero ku muntu wakoze iki gikorwa zishobora kuvunika, izindi ntizongere gukura neza, bityo urujya n'uruza rwazo rusanzwe rugapfa. Abashakashatsi berekana ingaruka nyinshi kuri iki kibazo. Abahanga batandukanye bagaragaje ibimenyetso bigaragara ku bantu bakoze eyelash extensions. Hari ibimenyetso biboneka byihuse. Ubushakashatsi bwo muri Wenzhou Medical University bwagaragaje ko mu masaha make cyane nyuma yo gukora eyelash extension, 80% by'ababikoze bumvaga uburibwe, bakiyumva nk'aho hari ikintu cyabinjiye mu jisho. Abandi 40% bumvaga ku maso yabo uburyaryate bagashaka kwishimagura. Abandi bakumva ingohe zabo ziremereye, uburyo bigora n'amaso yabo gufunguka ndetse no gufunga. Ibi bikurikirwa n'indwara z'amaso zitandukanye. Ubushakashatsi bwakorewe muri Indonesia, Pangesetu ndetse n'abandi bwerekanye ko abarenga 80% by'abakobwa bakoresheje eyelash extensions bagize ikibazo cya madorosis, aho ingohe zumuka cyangwa se zikaba nk'udukwi, amaso agatukura cyangwa amaso yabo mu by'ukuri nayo akuma cyane. Hari naho byagaragaye ko biterwa na conjunctivitis, blepharitis cyangwa se keratitis, akaba ari indwara zikunda kubangamira amaso cyane. Ingohe zisanzwe zifasha amaso kwikingira ivumbi, umuyaga n'udukoko twose dushobora kuba twakwinjiramo ku buryo bworoshye. Iyo zongerejwe rero ku rugero rurenze 30 by'ubugari bw'amaso, bitangira kuba ikibazo. Aho gufasha amaso mu by'ukuri no kuyakingira, zongera ubushyuhe n'umuyaga binyura mu maso, bigatuma amaso yawe yumagara cyane akangirika. Muri Afurika mu bihugu nka Ghana na Nigeria, ubushakashatsi bwerekanye ko abasaga 60% by'abagore bakiri bato bamaze gukora eyelash extension inshuro zirenze 3. Nubwo bazi neza ingaruka zabyo, ariko baranga bakabikora. Ibi bigaragaza ukuntu inyota n'ubushake bwo kuba mwiza ndetse no kugaragara neza biruta ubwoba abantu bagirira indwara runaka. Mu Rwanda no mu bindi bihugu byacu nka sosiyete irimo imbuga nkoranyambaga, Instagram, TikTok, Snapchat n'izindi, nizo zituma abakobwa bumva ko ari ngombwa kongeresha ingohe. Uyu munsi umwana wiga muri kaminuza cyangwa mu mashuri yisumbuye ashobora kumva ko atagaragara neza cyangwa ngo abe yaba mwiza nka runaka ajya abona ingohe zireshya ukuntu igihe nawe atabikoze. Ubona cyane ko kuri Snapchat, TikTok ni gake y'umuntu yakifata video adahinduye amaso cyangwa se isura muri rusange. Ndetse n'abagore bakora akazi gatuma bahura n'abantu benshi nk'abareceptionist, abacuruzi cyangwa abahanzi, bumva ari igikoresho cy'imibereho. Ariko aha niho ikibazo noneho gikomeye gifatira intera. Ese iyo umuntu akoresheje amafaranga menshi ku bwiza agahindura amaso cyangwa ingohe, ariko nanone amaso ye mu by'ukuri akangirika, what happens next? Igihe noneho biba bitagishobotse ngo yagarure uko yarari, tayari abacuruje amaso agahabwa isura nshya. Mbega mu by'ukuri nko kwambara utoze cyangwa se kwambarira inkweto ku gisebe. Hani ndetse n'abandi baravuze bati eyelash extensions can lead to embarrass inocular surface homeostasis, resulting in corneal epithelial defects and short-term decreased tear film stability. Kongereshwa kw'ingohe bishobora gusenya uburinganire busanzwe bw'amaso, bigatera ubugingo bw'igikonoshwa cy'amaso gusenyuka ndetse no kugabanuka kw'amazi y'amaso mu gihe gito. Pangetu ndetse n'abandi bavuga ko mu by'ukuri the most common symptoms was lash loss, red eyes and dry eyes. Ikimenyetso cyagaragaye cyane ni ugutakaza ingohe, gutukura kw'amaso ndetse no kuma kwayo.
Kongeresha ingohe si uguhindura gusa uko umuntu asa cyangwa se gushaka kuba mwiza, ahubwo ni nko gufata icyemezo cyo kunogora amaso yawe ngo bashyiremo inobo, guhindura imiterere y'ubwiza bw'amaso yawe ndetse n'umubiri. Nubwo ushobora gutekereza ko byongera icyizere cy'umuntu, bishobora mu by'ukuri no kumwambura umutekano w'ubuzima bwe bwose. Igihe amaso yawe yatukuye watekerezaga ko ugiye kuyagira meza kurushaho, wareba bakagira ngo ni izuba rimuritse, noneho uba ugeze hahandi ureba bakagira ngo ucanye umuriro. Isi y'ubu isa nkaho yubakiye ku kinyoma. Ishusho n'ubugeni runaka akenshi byerekana ibidahari, ariko ubuzima bwacu ntibugira umusimbura, nta pièce de change bugira. Abahanga basaba ko umuntu wese ushaka gukora eyelash extension akwiye kubanza kwibaza niba yiyemeje kubura amaso kugira ngo abone ubwiza. Mbega ni ukwambara rinete ariko nta maso arimo imbere, cyangwa se niba yifuza kurinda amaso ye uko ari. Ubwiza ni bwiza koko, ariko burya ntabwo buruta ubuzima bw'umuntu bwose. Mu muco nyarwanda wa kera n'ubundi ubwiza bw'umuntu byari ibintu byubahagwa cyane, ariko nanone ntibwari bushingiye ku guhindura isura makeups nk'uko ubu ngubu biri, ahubwo bwari uburyo umuntu yitwaraga n'uko asa mu ishusho ye bwite ndetse n'ubupfura bw'umutima we. Bakundaga kuvuga ko ijisho ry'umwana burya ngo riryoha. Bigaragaza uburyo amaso y'umuntu adashobora guhishwa, ahubwo yerekana ubugwaneza cyangwa se ubugome bw'umuntu. Uburyo bwo kwitwa mwiza cyangwa se kugira ubwiza, abanyarwandakazi ba kera bari bazwiho gukunda isuku, kugenzura uko bambaye ndetse no kwiyubaha, ariko ntabwo bari bafite imigenzo yo kwihindura ngo bibagishe cyangwa bitera ibindi bintu runaka ku maso cyangwa se ku bindi bice by'umubiri. Ubwiza bwabo bwibandaga ku isuku y'umubiri n'imyambarire yabo iboneye, bakambara bakikwiza. Ibijyanye no gushakira ubwiza mu bindi bintu mu by'ukuri byaje nyuma bitewe n'ikoranabuhanga ndetse no kwigana imico y'abandi, bitewe n'ibyo twita modern fashions cyangwa se new beauty trend, bisi n'umuco wacu wa kera. Bityo iyo umuntu w'umunyarwanda mu by'ukuri akoresha eyelash extensions, si gusa kuba yigana abandi cyangwa se afite abo yabirebeyeho, ahubwo bijyana no kutigirira icyizere cyangwa se ngo ugire imipaka y'ubuzima bwawe. Kunanirwa kwemera uwo umuntu ari we cyangwa se kwigirira icyizere cy'ubuzima n'uko umuntu agaragara, utagira umurongo nyobozi w'ubuzima, biri mu bituma abantu bamwe bafata ibyemezo byo gukoresha igikorwa nk'iki cyo kongeresha ingohe, kwibagisha ingingo runaka ndetse n'ibindi. Ariko nyamara ibi byangiza imikorere y'umubiri, kandi burya n'ubikubonyeho ahita abona ko wihinduye, nawe ntaba akigutekereje cyangwa se ngo agufate nk'uko yakagufashe aramutse asanze uri normal cyangwa se uko wari umeze. Mugire ubuzima bwiza. Ni Horeb Mwindaji mwumvaga. Mine is your play. Kora subscribe, share niba ukunze iki kiganiro.